Amaso ya Yahwa aba hose yitegereza ababi n'abeza. Imigani 15:3. Birashoboka ko uri guca mu bihe bitakoroheye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana irabireba ibyo byose waba uri gucamo. Ayo marira yo mu mutima wawe agera ku Mana. Birashoboka ko wirukanwe mu kazi abantu bakugambaniye. Birashoboka ko uri kuvugwa amagambo ni menshi hirya hino kuri wowe. Birashoboka ko aho uri kuba batakwishimiye, bakwirukanye ndetse n'ibindi byinshi. Birashoboka ko uri guhura n'intambara zitandukanye mu buzima zibabaza umutima wawe biturutse ku bantu. Abo mukorana se baguca inyuma, bakakuvuga, bakakugambanira ndetse n'ibindi byinshi. Muri rusange abantu baraguhemukira. Mu buzima abantu duhura n'ibintu byinshi bitugoye, ibitubabaza, ibiduca intege, ukumva uri wenyine, ariko ndagira nkubwire ngo Imana irabireba. Ibyo byose waba uri gucamo Imana irabyumva, nk'uko ijambo ryayo ritubwira ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Rero humura, ufite umucamanza utabera. Abagukorera ibyo nibo bazakorwa n'isoni. Abakurakarira, abakubabaza, abakwanga bakwangira ubusa, abagutonganya, abagutuka nibo bazamwara ndetse ngo bazanarimbuka, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana riraduhumuriza muri Yesaya 41:10 ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Haleluya. Bakundwa, Imana yacu iradukunda, twabayubaha, tukayitinya, tukayikorera byuzuye. Rero ibyo twaba turi gucamo byose Imana yacu irabizi, irabyumva, kandi iraduhumuriza, kandi iranabireba. Abo baturwanya ngo bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Hanyuma twebwe idufata ukuboko, idutabare, iduhumurize. Ngo kandi amaso ya Yahwa ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Mu byo wakoze ibyo wabibayemo umupfu. Uhereye none uzajya ubona intambara. Ibyo ku ngoma ya 2 igice cya 16:9. Bakundwa, ngo abafite imitima imutunganira irabarengera kandi ikabatabara mu gihe gikwiriye. Mukomere, komeze kwizera, mwiringire umwami wacu Yahusha, ntimukurikize inzira zabo babagirira nabi, ahubwo amategeko ya Yahwa aba ariyo mushyira imbere ku manywa na nijoro. Buri munsi mumutakire, mumuzamurire isengesho mugira muti: Yahwa Nyiringabo, ntakiri imbere yawe ku manywa na nijoro. Reka gusenga kwanjye uyu munsi kwinjira imbere yawe. Utegere ugutwi gutaka kwanjye, kuko umutima wanjye wuzuye imibabaro, meze nk'udafite gitabara. Njya ngutakira uko bukeye uko bwije, nkakuramburira amaboko. Ni wowe ntakira, ntumpishe mu maso hawe, kuko ni wowe Mana yanjye, ni wowe niringiye, kugomba kuntabara, kugomba kunkiza aya makuba, kandi ni wowe urenganura abarengana, kandi ubwiza bwawe buba kuba kwiringiye. Amen. Muhabwe umugisha. Haleluya. Muhimbaze Yahwa.